nubwo n'abayirimo ari benshi ikeneye umuntu uvugisha ukuri agamye ibyaza adashatse inzitwazo cyangwa si ibihamya. iyi si dutuye ikeneye umuntu nubwo n'abayirimo ari benshi ikeneye umuntu uvugisha ukuri agamye ibyaza adashatse inzitwazo cyangwa si ibihamya. umuntu bagenzi b'Imana umuntu bakandingwana umuntu arabuze dushake turebe ko twabona umuntu. abasore abasaza abana batoya kuriganya muri bo ntigikwira ubupfura bwahindutse inyandiko ntakwiringirana n'ubwo muri bo harimo abavindimwe. abasore abasaza abana batoya kuriganya muri bo ntigikwira ubupfura bwahindutse inyandiko ntakwiringirana n'ubwo muri bo harimo abavindimwe. umuntu bagenzi b'Imana umuntu bakandingwana umuntu arabuze dushake turebe ko twabona umuntu. umuntu wese ufite ubwenge buzima ntiyahakana icyaha yagikoze kandi mu byarimo yavukiye ni kuko atacyemera kandi gukora ikiza ari impanuka. umuntu wese ufite ubwenge buzima ntiyahakana icyaha yagikoze kandi mu byarimo yavukiye ni kuko atacyemera kandi gukora ikiza ari impanuka. umuntu bagenzi b'Imana umuntu bakandingwana umuntu arabuze dushake turebe ko twabona umuntu. ukimara kumva ko umuntu yabuze shaka uburyo waba umuntu ukenewe reka kuba mwisugwije umubare umuyoboro w'ibisubizo by'ibibazo byugarije isi. ukimara kumva ko umuntu yabuze shaka uburyo waba umuntu ukenewe reka kuba mwisugwije umubare umuyoboro w'ibisubizo by'ibibazo byugarije isi. umuntu bagenzi b'Imana umuntu bakandingwana haranira kwigihe bashakisha umunari wowe babona. umuntu
umuntu umuntu umuntu umuntu bagenzi ikene umuntu 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 waganirwa na umuntu